Yesu ashimwe. Bene data bakundwa, nanone nongeye kubasuza muri uyu mugoroba bagira nti amahoro abe muri mwe. Ndashima Imana ko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo twongere twige ku ijambo ryayo muri iyi minsi 40 tugiye kumara, turimo tumara dusenga twiriza ubusa kugira ngo twumve neza niba turi mu mugambi w'Imana. Kandi nkuko tubizi, nkuko ejo twabivugaga, turi mu bihe bikomeye, ibihe isi n'igihugu cyacu bihanganye na kiriya cyorezo cya coronavirus cyangwa se coronavirus cyangwa COVID-19. Twese turimo dusengera kugira ngo turebe icyo Imana yakora. Ibiro nibihe tugomba gufatanya nk'itorero, nibihe bigoye, ariko burya mu bihe nk'ibi ngibi niwe intwari zigaragarira. Ndagira ngo rero nongere mbashimire kuba mwiteguye kugira ngo dufatanye iri jambo tugiye gusangira kuri uyu mugoroba. Ariko mbere ya byose reka twongere dusenga Imana kugira ngo ituyobore kandi rwose duhishure icyo ishaka mu bihe nk'ibi ngibi. Dusenga. Turagushimye Imana kuko wemeye ko twongera kugaruka imbere yawe muri uyu mugoroba kugira ngo twumve icyo dushakaho muri ibi bihe. Nibihe bigoye, bigoye igihugu cyacu, bigoye isi, ariko uracyari Imana. Ntacyo utakizi. Uko wari ejo n'umunsi niko kiri. Iyi virusi urashobora kwihagarika mu izina rya Yesu, kuko byose byaremwe nawe kandi byose urabitegeka. Niyo mpamvu twebwe afite ibyiringiro muri Yesu, tuzi ko uhatubereye nubwo byabimeze gutya, ariko ku iherezo ijambo rya nyuma niwe urifite kandi byose bizagenda neza. Cyo tugusaba muri mugoroba no kugira ngo uzubane natwe mu ijambo ryawe, maze udusobanurire kugira ngo itorero ryawe rigume gukura koko, abana bawe bagume kubaka neza buze umwuka wera, maze tugere ku kigero cya Kristo, kuko nibyo udushakaho muri Yesu Kristo nyine umwami kandi umucunguzi wacu. Cyoro n'ikibi cyawe rero n'ukaziteka ryose. Amen. Inshuti za Yesu, ejo twaganiriye n'ubundi kuri iyi ntego. Ndagira ngo tuyikomeze. Ejo twacumbikiye aho twavugaga ngo nubwo izina ryawe ritazwi, nubwo abantu batakuzi, bigaragara ko batakuzi, nubwo udafite za titre zikomeye ngo ube uri intumwa, apotre, ngo ube uri profete runaka, ngo ube uri evangeliste, uri pastor, ngo uri kanoni, uri bishop, uri professor cyangwa doctor runaka, ariko reba mubwire ko uri nka wa mwana, uri wa muhungu, uri wa mukobwa ukora imirimo ikomeye nka wa wundi Yesu yatse imitsima 5 n'udufi 2 maze agahaza ibihumbi birenga 5, kuko bya bihumbi 5 by'abagabo utabarimo n'abagore, nuko abantu bakanezerwa. Yenda urafungura umuryango, yenda uracuranga, barakwita wa mukobwa ucuranga, wa mukobwa uririmba neza, wa wundi ukora isuku hariya, wa wundi muri Sunday school bita ku bana. Nta titre baguha muri izi ngizi, ariko nagira ngo mubwire ngo Imana irakuzi, kuko muri mukora uri muratuma abantu ibihumbi byinshi byumva binezerewe n'Imana, binezerewe kubaho
bakabyumva banejejwe n'uko itorero ririho ku bwawe mwene data. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke noneho ku murongo wa 16 wo mu gice cya 4 muri ruriya rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Ndashaka kwita ku ijambo rivuga ngo kugirira abantu umumaro turi mu itorero. Kuri uwo murongo haranditse ngo kuri uwo niho umubiri wose uteranwa neza ugafatanywa nuko ingingo zose zigirirana. Naka kajambo ushaka kugira ngo nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Bavandimwe, igice cyose cy'umubiri gikora umurimo cyagenewe kugira ngo umubiri uteranwe neza, ufatanywe neza, kandi urugingo rwose rugirira urundi rugingo ibituma umubiri ukomera, ugateranwa, ugakomera, ukaba umubiri ukomeye neza. Twibuke ko umubiri uvugwa ahangaha ni itorero, nkuko n'ubundi tubisoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto mu bice 12. Niho Pawulo yongera kuvuga ibigendanye n'umubiri, ko itorero akaregeranya n'umubiri. Abakristo tukagiranwa n'ingingo, buri rugingo rwose rukaba rufite umubiri rugomba gukora, umurimo rugomba gukora. Pawulo rero agaruka mu Befeso, agaruka n'ubundi ku byabwiye Abakorinto. Bigaragare ko aya matorero yose yari afite ikibazo gikomeye, ikibazo cy'ubumwe, ikibazo cyo gushyira hamwe. Ndetse agarutse ku Befeso, ni nacyo kirego cyonyine Yohana yareze itorero ry'Abefeso, cyangwa se Yesu yareze itorero ry'Abefeso igihe yaryerekaga Yohana arisaba ngo aryandikire. Ibintu byose iri torero ryarabikoraga. Icya mbere ngo ryaragenzuraga neza inyigisho z'ubuyobe rwose, bakazigenzura ntizihagere pe. Mu Befeso harimo abantu bazi kugenzura, umuntu akigisha bandika, bareba niba ibyo arimo bajorora ijambo ku ijambo, ngo barebe niba yabanyuranya n'ibyo intumwa zigishije. Ibyo ngibyo rero Abakristo bo mu Efeso bari babishoboye. Ndetse Yohana we akavuga ko nyine abandikira abibashimira, kandi twibuka n'ubundi naryo torero rya mbere ryandikiwe, turebye mu byahishuriwe Yohana igice cya 4. Rwose Yesu aravuga ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe, ryari itorero rifite imirimo myinshi rwose. Uhagera abantu baratura, abantu bafite umuhate, barazinduka mu materaniro, barihanganira yenda n'imiyoborere mibi n'ibindi bitagenda neza. Ni abantu bihangana, nta nubwo bemera ingeso mbi. Ibintu barabigenzura neza, hari amategeko bagenderaho. Abigisha
ubuyobe barabamenya, ni abantu basobanukiwe, bakamenya abanyabinyoma. Ndetse muri iryo torero harimo abantu bari bararenganijwe kwemera Kristo no kumukunda, barabyihanganye, bararengama. Wariko rero ngo ufite nyuma rero Yesu aravuga ngo ariko ufite mugaya ngo nuko haretse urukundo rwawe rwa mbere. Birumvikana ko hari ibintu byinshi bari bafite, byinshi byiza bakoze, byinshi ariko habura ikintu cy'urukundo, bari baragiye badohoka. Kandi ni ibintu bikunze kugaragara uko amatorero agenda akura, abantu bakomera, dogitrine zikomera, usanga ibintu by'urukundo no gufatanya no kugenderanira no gushyirana mu mucyo bigenda bigabanuka. Ahubwo ugasanga imihango irimo iragenda ihabwa imbaraga cyane. Iyo witegereje n'ubundi ibingibi, intumwa Yohana yeretswe kuri iri torero, Kristo akamubwira ati wandikire marayika w'itorero ryo mu Efeso uti, akamubwira biriya byose usanga ibintu bigendanye n'abantu bamaze gukomera, n'abantu bamaze kugira dogitrine, basigaye bagenzura ibintu bya dogitrine, abantu bamaze kumenya uwo batumira, bamaze kubwiriza ubutumwa, abantu bamaze kandi abantu bamaze igihe kinini, habayemo n'abahowe ijambo ry'Imana, barihangana. Ariko ugasanga urukundo ruragenda rugabanuka, ugasanga umumaro bamanira hagati yabo, bishobora kuba ubuhamya hagati yabo, biragenda bigabanuka. Bene data rero, ndagira ngo mbabwire ko muri umugoroba, kugira ngo nanone tugire umumaro nk'itorero, atari ugukoresha ziriya mpano gusa nk'itorero muri rusange, ahubwo no hagati yacu, no hagati yacu nk'abakristo tugomba kugiranira umumaro. Kuko kugira ngo abantu bagende bazamura bakura, bazamuka bakura, nuko buri wese areba undi akumva aramunezerewe, buri wese akebuka undi impano z'undi, akabona akumva izo mpano nawe ufitiye akamaro, akumva iyo mpano kuba uyifite, kuba nyifite, biratuma ahimbaza Imana. Haleluya, kubw'impano ya runaka. Muri iyi minsi ndafashwa n'amagambo intumwa Pawulo yandikiye Filimoni kubwa Onesimo. Onesimo uyu bavuga ko yari umukozi wo kwa Filimoni. Reka tuvuge yenda mu magambo y'iki gihe, tuvuge ko yari umugoyi wabo, twe kuvuga ko yari umugaragu, ariko yari umukozi wo mu rugo kwa Filimoni. Nyuma rero barashwana, Filimoni amwirukana, Onesimo aragenda, noneho ukiye arakizwa. Amaze gukizwa rero abana na Pawulo, aho Pawulo yari afungiye, aramufasha. Abantu bavuga ko ndetse ari muri kiriya gihe nyine no muri icyo gihe yanditse urwandiko rw'Abefeso, yandikiye Abefeso. Noneho rero Pawulo igihe kiragera, yohereza yandikira Filimoni
amusaba kugira ngo yongere yakire Onesima hamwe se. Aramubwira ati hari ibi rwose ashobora kuba yaraguhemukiye, yagukoreye ibi n'ibi nibyo, ariko noneho yabakijijwe, yabaye umuntu w'Imana rwose. Uhereye ku murongo wa 8 ndagira ngo umwakire nka mwene so. Ariko umurongo ushaka kugeraho cyane ni umurongo wa 20. Muzi ko Filimon afite igice kimwe, ni mabwa 20 mu gihe cy'ikindi gice mushaka. Ni umurongo wa 20 muri cyo gice kimwe nyine cya mbere. Nta nubwo birirwa bandika igice, bandika 20 gusa. Ntabwo uzasanga mu gice cya mbere naho biri, bahita bahera ku murongo gusa. Nuko aravuga ati ngo bibe bityo mwene data, bibe bityo mwene data, nkubonemo umumaro mu mwami wacu, unduhura umutima muri Kristo. Haleluya. Bibe bityo mwene data, nkubonemo umumaro mu mwami, unduhura umutima muri Kristo. Bavandimwe, nkuko cyo twabibonye ko buri wese afite impano mu itorero, ariko inshuro nyinshi hari igihe impano zacu dufite mu itorero zitaruhura abandi, ahubwo ziba cyangwa se imirimo dufite mu itorero ibera umutwara abandi. Ugasanga umutima wabo urananiwe, urarushye, uragowe, kubera ko za mpano cyangwa ya myanya dufite tuyikoresha kugira ngo tugaragare nk'abakomeye, kugira ngo tugaragare nk'ibyatwa, kugira ngo tugaragare nk'aho ari twebwe dushoboye. Kandi icyubahiro kigomba kuba icy'Imana gusa. Imirimo dufite tuyifite kugira ngo turuhure abandi imitima. Imirimo dufite mu itorero tuyifite kugira ngo buri wese uko intege nke ze zingana, uko impano ze zingana, yumva anezejwe no kuba umwana w'Imana mu itorero. Icyo twifuza kandi no ntego dufite ni ukugira ngo abantu bose bakure mu mwami wacu Yesu Kristo. Umwana ntashobora gukura atagaburirwa neza, ataganizwa neza. Ntashobora gukura abamutanze muri iyo nzira batamuyobora inzira nziza. Ikibabaje nuko bamwe ahubwo usanga amatitire dufite tuyakoresha nk'igikangisho. Cyewe ndi runaka yavuze, umenye ko ari runaka wabivuze. Yenda udafite igitekerezo yagombaga kukugezaho, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko tumenyaho igice Imana ishobora kukibwira undi muntu wundi. Bavandimwe, imyanya turimo ni ukugira ngo dufashe abandi baruhuke umutima. Ikintu cyantangaje, Pawulo yabwiye Onesima, yamubwiye ati iyo mbishobora nari kugutegeka, ndafite ububasha, ndafite nige nakubwirije ubutumwa. Yabwiye Filimon, nakumubara, yabwiye Filimon ati iyo mbishobora nari kugutegeka Filimon, nige nakubwirije ubutumwa, nige nakweretse inzira, nari kugutegeka. Ariko uri mwene data, nje nciye bugufi. Ikintu akenshi tugora mu itorero
nuko tongera nuko tutibuka inosiyo ya bene data ya bene data. Aba turi kumwe, abo dufatanyije umurimo mu itorero ni bene data, dufatanye urugendo, ni bene data. Kandi data niwe uzi buri wese icyo ashoboye, niwe wifuza ko abana be bose bafashwa. Izi mpano n'iyi myanya Imana iduha kugira ngo buri wese afashwe. Turi mu murimo wa data rero, kandi buri wese afite aho arimo ahinga. Buri wese ari kwibimba, nta gusiba, oya. Kandi tugomba gukora ku byo tugenda tuzamura. Ikindi cya kabiri, turi ku rugamba. Nshuti bavandimwe, abasirikare bari ku rugamba hanze aha, umusirikare w'intwari koko ntiwarashe umwanzi, birumvikana, ariko ni n'uwimanye umusirikare wundi, ni n'uwagiriye akamaro abandi basirikare bakomeretse n'abakomeretse ku rugamba, wabagiriye akamaro, akamubona akamushyira mu rutugu, akamubibitana, akamutwara, yewe n'abirinze ko uwaguye ku rugamba umubiri we utwarwa n'umwanzi, nabo b'intwari, n'imibiri y'abaguye ku rugamba. Ariko se twebwe tubigenza gute? Inshuro nyinshi hari igihe usanga na bene data bagize ibibazo, bavandimwe, tutabafasha, ahubwo tubasonga. Niba dushaka ko itorero rikura, mureke dufatanye n'abagize ibibazo, izavunitse tuzunge, izicumbagira tuzigenze neza. Ntabwo dushobora gukora umurimo w'Imana ibyo bintu tutabitekerezaho, by'uko impano Imana yaduhaye iduha ari ukugira ngo turuhure abandi imitima, kugira ngo umuntu wese naza mu itorero yumva anejejwe no kuba mu itorero. Hari aho twumvise ugasanga za korali, buriya korali mu bo twasomye ejo nta korali ntigaragara, ariko korali ni abantu bafite impano zikomeye. Ndetse mu rusengero rw'i Yerusalemu kera, korali abaririmbyi bari bagizwe n'Abalewi bo mu muryango wa Lewi. Muzabisoma muri Zaburi, mu indirimbo ni Zaburi ni yahimbwe n'umutware w'abaririmbyi baririmbisha inanga yitwa gutya. Dawidi yatoranyije igice cy'Abalewi ngo kibe gishimwe gusa kujya gihimbaza Imana. Ni ukuvuga ngo abaririmbyi rero ni abantu bakomeye mu itorero n'uyu munsi. Niyo mpamvu uriya mu Bangirikani muzasanga abaririmbyi benda kwambara nk'abatambyi, ndetse tukajyana mu rusengero kuri procession twese tujya gutangira, ugasanga abaririmbyi batwicaye hafi, nuko ari abatambyi
twebwe abapasitoro ngo twebwe abapasitoro bagahagarara basenga Imana mu buryo bw'amagambo, none abaringi bakayisenga banavuga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo. Ariko arabusanga mu korali nazo ugasanga zirimo zirakoca. Korali runaka pasiteri niyakunda, iyi nikunzwe, korali niyo aho ndetse ngo yatari korasi indi ntiyikirize. Hari aho biri bene data mu nyumvire ubwo butumwa abantu babavuga. Ariko nagira ngo mbabwire ngo niba menya ko icyo ugomba gukora, icyo tugomba gukora tugikora kugira ngo itorero ryose rifashwe, turuhure imitima, turihe imitima ya bene data muri Kristo, abandi batubone umumaro. Tugomba kugira umumaro mu itorero, kandi ntitugabe ngo ejo nzakoresha nzabikoza. Igihe cyawe ni iki cyo kugira umumaro? Moridekayi ubwo yaratumye kuri Esiteri yaramubwiye ati umva rero bari bamerewe nabi bikomeye. Esiteri aravuga ati umva mwoka byaramwe rwose sinshobora gusanga umwami, umusanze arapfa, none we Moridekayi uramya nyine sanga umwami, ntibishoboka. Moridekayi yaramubwiye ati umva rero ngo icyatumye Imana ikwimika nk'umwamikazi wari umwana w'impunzi, wari umugererwa, nyokorome wakureze yirirwa akingura urugi ari cyo akora, udafite aho uvuka, udafite icyo, udafite izina, kwari kugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki. Bavandimwe, kugira ngo itorero ry'Imana rikure nuko ugomba kumva ko igihe urimo cyose ari igihe cyawe cyo kugira umumaro. Icyatumye Imana ikurinda uyu munsi, icyatumye Imana indinda uyu munsi, nkaba naraciye muri ya mateka yayo yanduzi nanjye yanjye ndayazi, ni ukugira ngo ugire umumaro mu itorero mu gihe kinini, kugira ngo itorero ry'Imana rikomere. Mwibuka koko Esiteri amaze kumva ko yahamagariwe kugira umumaro, ko atari uwo gukinishwa, ko ari umwana w'Imana, yaravuze ati reka dufate none rero tujye ku rugamba, ngiye gusenga namwe musenge, ahasigaye tuzareba. Nicyo turimo muri iki gihe, igihe cyo gusenga kugira ngo tugire umumaro, igihe cyo kwibuza ubusa kugira ngo tugire umumaro mu gihe nk'iki ngiki, tugire umumaro abandi, tugire umumaro itorero, tugire umumaro igihugu cyacu. Bavandimwe, tubereho kuba abanyamumaro. Menya kuri mu itorero kugira ngo ugire umumaro, nanjye menya ko aho ndi ko mbere kugira ngo ngire umumaro. Ntabwo turi impanuka, n'ikimana yaturemeye. Kandi ndongera ngaruka ibyo navuze, ntiwisuzugure, kuko umurimo wose ukora icyo Imana iguhamagarira gikore neza aho uri, bikore neza aho uri, ku buryo buri wese ashima Imana ku bwawe. Reka tugire umumaro rero, reka tugire umumaro, twumve ko turi ingingo zifite umumaro. Nta rugingo namwe rwisuzugura, niko Pawulo yandikiye Abakorinto. We kwisuzugura, ushobora kuba uri ino ku mubiri, ino niyo yenda rikandagira mu bintu byaribyo byose, mu bintu byose, ariko rero umugore ngo iyi ino ritsitaye muri wose ituhagarara. Ako kanya iyo umuntu atsitaye, nubwo ari ino rikandagira mu byondo, atari amatwi cyangwa umusatsi uri hejuru, abandi bakubone mu mumaro. Kandi kubw'izo mpano
zawe ujye uruhura imitima ya benshi. Ntubabere ikigusha, ntubabere intaza, ahubwo babere umumaro, maze ku bwawe no ku bwanjye abantu bahimbaza Imana. Ngo nuko mboneho n'imirimo yanyu myiza ngo batere guhimbaza no gushima so mu ijuru. Ibyo nibyo basabira, nanjye byisabira mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.